Koze Imana iskwitegereza. Yamuremye mwitondeye kabisa. Ni sawa man. Nakorote nawe no. Sha urabona saka go tutari kugenda tukamenye. Iki kigo nyine nabonye ariko ni sawa ariko. Sha sinzi ko none abayobozi tuzakirana. Ubona hari no kuzama abana bashyashya. Turebe bikutura. Prote. Meze ute men? Apasi. No. None Ni sawa. None ndashima Imana. Baho. None cyane. Iki kigo kibona ute? Cyane natwe ngo turi kukamenyera. Turi kugenda tunabonamo n'utuyeye. Muvuze ku bana mbita wewe. Muboneye umukobwa. None rero. Sinzi twinya man, ngiye mbonye umukobwa mbita mvuga ati gusa nanjye nabonye umutuyeye man, nabonye mutu. Hari umupeti ngiye mbonye agiye kwa prefect kwiyandikisha. Man bise mukunda. Ubwo zizaza ataje kwiyandikisha. Ndahiraje muri iki kigo man kuko nabonye baramaye. Yambaye form zisi? Yego man, yambaye form zacu. Akajana. Man ni serious. Wisugwamo none. Ni wa mudada wabona ukifuza ko aguma iruhande rwawe. Wa mudada ubushaka kunyine man sinzi uburyo namuvuga man ni mwiza byaka. Gusa namwe ni mona si cyacyuka cyema. Ni wa mukobwa wakifuza kubyuka man ukabona ari uri impande yawe. None warandangije si umwana utakifuza kubyuka umurego. Burya ni wa mwana man umeze nk'akazuba ko mu museso. Bivuze ngo naguyemo man. Man izamfasha wa mwana buwanjye. Papa reka nkubwire man. Umenye ibya bikabyo bye turamuzi man. We ni nawe pasi uwo mwana uzamutwereke. Ngereka mbere. Reka nje mubwiza ukuri man. Uzamutwereka. Gusa nyina naribe. Sha reka Umva nari man ngende ntese turi muri iki kigo. Ariko umva se barasomye nyine man. Tugire ibikarase man. Turi kumwe nyine tu. Reka nje ka. Ranchi nyine turi kumwe man. Reka twe ducomokeye ibikarase tu. Injira. Naho neza. Bawicaye. Makuru yanyu. Neza. Tubafashe iki? Nje kwandikisha muri iki kigo. Baruje gusaba umwanya mu kigo. Wewe turutsaga nahise. Jesse. Cyo kujya mu kangahe? Mu gatandatu. Amucyangombwa cyawe tukareba. Witwa Cynthia. Ntacyo. Noneho reka mwandike mfite imyirondoro hanyuma ubona n'ibikoresho byujuje. Ndumva warasomye neza ibisabwa amabwiriza byose. Nta kibazo noneho reka mwandike hanyuma ite mbwira ugende wige nyine nizere ko ufite ingeso nziza nta kibazo tuzabana neza. Amazina? Cynthia. Cynthia. Umudugudu mutuyemo? Taba. Kagari? Ubangu. Gusa umurenge si Murambi? Murambi Rulindo. Okay. Noneho ibyangombwa reka mbe tugaraniye ntacyo izibiretse zo waba zijyanye nta kibazo. Hanyuma ugiye kugenda ukate gutya kuri bloke ya gatatu niho mu wa gatandatu. Sawa urakoze nawe kandi nizere ko uzitwara neza. Mwiriwe mama. Ego. Isukuye ku ishuri. Mvuye y'amasadora aba yakoze. Ko uri uryamye se warwaye? Narwaye umutwe.
ndumva ameze nabi gerageza urebe ukuntu umwana wanjye rero kaguhana ubwenge wige wirinde agakungu uri kuntega amatwi wirinde agakungu k'abandi bana ariko hano tuzi naguhaye mfite n'inyota rero umwana wanjye dore ndarwaye umutwe umereye nabi nta kuntu umeze mbese no mu nda naho hamereye nabi umwana wanjye rero uzige uzarebe ukuntu byibuze wenda waba dogiteri wenda wazabasha kumvura mwana wanjye wenda ugakurikirana ubuzima bwanjye cyangwa se mu kimwe ugakorera n'ahandi ukabona akandi kazi ugakorera amafaranga ukabasha gukurikirana ubuzima bwanjye mwana wanjye. Mama nziga neza kuko ndabona ubuzima turimo buragoye ni danje ariko nawe ngomba kwiga. Dore nkwishyurira mu bukene mwana wanjye kwa Munyemana hariya nirirwa mpingira amafaranga 1000 kugira ngo mbone nkwishyura kuko urabona bitagoye. Mama nziga neza kandi abiziko ngomba kugukiza kuko ninjye ufite wenyine. Mwana wanjye sinumva ameze nabi. Gerageza ufate isuku hariya mu ngiki. Ugende uko tujumba hariya mu murimo uzane dushyire ku ziko duteke turebe ko hari ikintu twakira mu nda. Gerageza mwana wa gerageza ihanga. Nta kibazo mama mbika amakayi nkuremo n'imyenda ngiye kubikurana. Gerageza zana hano nyakubikire. Ngaho genda wambare. Ego. Yewe mwana we ese ugira ngo ubukene ntibutugeza habi ese uyu mwana we ubusaraza afata iki yo umenya hari nta n'udukwi duhari wasohoka nkajya gushaka udukwira have nsohoke natanye njye gushaka udukwi nawe njye gushaka udukwi hanyuma rero uzo dukire yaka Ngire kama sente. Wese. Nagiye ku isoko ariko mbira gikorera nabivuze. Nabivuze rwose. Mva nagiye no kuranya ibyo bikoresho by'umwana byaburaga. Nabibuze. Byo ku ishuri. Ejo nzajya mu mujyi kora kan nzajya kurebamo kwa mu kirara ruguru. Uranzabitane uzabimbira ibyo utazanye mbizanye. Inamarame nari n'amakayi. Nari namuhaye nyine kayi mbwa bayijyanye. Cyangwa reka ndaza turaza guhamagara Vincent aze kubizana atashye. Byaba byiza kurushaho. Ari mpamvu yo kwigorana nabonye na essence nayo yabaye ikibazo. Nayo byabaye ikibazo iminsi yarurije amasanse n'ibindi bibazo. Ako se abakobokanye ntabwo barataha. Oya yatashye uzana mu rugo. Naje nsanga aribwo akihagera ubwo amaje gukuramo uniform. Senti yawe. Ngwino mama ari kugushaka musuhuzo babye ku isoko. Yarashiri. Naje. Nese washite shanje mukanya. Kucyaka kinyishe sonza ni akantu kuko. Amasenti. Ko gacumaje gukora rero. Gukora sigara sigara nsumba kandi bwegara kana gatoya kuri ngiye. Gukoresha na papa. Nuzike mfurisha. Ana urero kimuriyemera. Ngo mbikoresha nangiye gukora umukobwa. Umukobwa ngiye bagomba kuba akoze sheri. Agomba kubaresha na papa. Igira no kuba kanje kira hine. Imvura nazo zarabuze uyu mwana wanjye niba araba yavuye gukura utwo tujumba nkareba ukuntu twabigenza simbizi rwose sinzi uko turi bubigenze sinzi uko biri bugende sugira ngo aha hantu ho ndahurira Meze bite? nyine biraho
dore naje usanga nibereye mu kazi kanjye ntabwo tujye tuvugana ku ishuri byagenze bite se byagenze neza nyine kubera n'ikigo gishyashya wahakunze nahakunze ntabwo ari nka mbere cyangwa ni habi tuwakuvana tukamerera ntabwo ari habi ntabwo ari ahambere ho niho hari habi ariko hari ikintu maje kubona uri umunyeshuri buriya nanjye nize mu bigo byiza buriya mu bigo nyine karega buriya ntabwo amahera akennye nize buriya mu bigo byiza buriya no gutsinda mare sinzi umuntu mvuze nabi sinzi ni abanyabyizera ariko ntekereza ko bibaho ababyizera bivuze ngo ni ndarukubuze njyaro urasanga njyaro kuza mu mutima uvuze ngiki ndazikubwira katwiyoreza umukobwa mese senti ni iki wabonye kibura ku ishuri ngo ejo nzabe twabitunganyije cyangwa tuze gutuma Vincent aza kubizana ariko wagiye uvugana n'umuyobozi ko uramu prefet twari twavuganye ko wa mbere uri bugeyo ugatanga ibyari ibyo ntajyanye bagwaye ishuri wigamo kiriya kigaragara ahubwo nacishije impamvu ntakikujyanyeho bwa mbere ndebe impamvu ubu ngubu umaze kuba umuhanga ariko n'ubundi ntabwo wigaga nabi pe ariko rero nabikubwiye none se nta bintu by'inoza by'amakondisiyo bigize gushyiraho bakujya ku kigo inkweto z'umukara z'umweru inkweto z'umukara zibuze inkweto z'umara zose hari ibigo usanga reba nk'uko ubu n'umusazi yambaye ubururu ugasanga bagushyiraho kondisiyo inkweto none umwana yagera no mu rugo ntananirwe kubivuga kandi nanone ababyeyi icyo tuba tumaze no kurebera abana bacu tukareba ikenewe kandi ugomba kwitaho ukirinda kurangara ukirinda nk'ubwa kurukuru uzasubira inyuma uzabinsobanura neza hari ikigo se gishyashya ubwo icyo uzakira cyose uzambwire ntazagira umuntu gushukisha ibyo afite sibyo uri umwana wa mbere wanjye baba afite muri babiri uru rugo nta kintu kibuzemo ku buryo uzajya kwishaka hano icyo uzakina cyose uzaba kandi umwisanzura sibyo inshuti yanjye subize se aya mabanga yose tuba dufitanye njye nawe ayo mabanga mumbwira naya oya ntukabibwire papa oya agomba kubimbwira kuko nanjye ndi papa we aya ari amabanga nyine y'abana ibyo byari ibya kera ayo mufitanye njye ndabizi ayo amabanga yawe nawe ndayazi oya ni amabanga subize ko tubivugira hano se amasenti ndabona amasaha ageze tumva mu kanya mvuye muri siporo reka ngiye gukara nuko nagize ngo iminota iba yicuma kugira ngo mbone uko nkaraba nanze gukaraba nkiva muri siporo reka njye kureba ko amazi reka nanjye ndebe wa mukobwa wacu mu bwe nyine ategurira ibyo kurya ndabona bwanakeye reka njye kumureba nawe genda ujye muri dushe tubaye sibyo Rego